PSF ni ihuriro ry'abikorera mu Rwanda rifite intego cyane cyane yo kuvuganira abikorera mu nzego za leta ndetse n'iz'abafatanyabikorwa kugira ngo ubucuruzi bwabo ndetse n'ishoramari ryabo rikomeze gutera imbere. Y'ishoramari ry'ubukungu ryakozwe neza no kuvuga imirimo iraboneka, imirimo yaboneka, imishahara ikaboneka, hanyuma nayo ikagira ingaruka nziza ku muturage, no kuvuga hakaza kuba imibereho myiza y'abaturage bitewe n'iyo mirimo yabonetse ibyara nyine amafaranga. Burya niba ubona amazu y'ubucuruzi yagenda azamuka hirya no hino, buriya ahita ahindura ishusho ry'aho ngaho bakorera, ubucuruzi bukorerwa, bigatuma ndetse n'uturere tugendwa. Niba hari n'amahoteli nk'aha ngaha turi hirya no hino mbese muri iyi ntara, amahoteli yahari n'ubundi haba ba mukerarugendo bazi iyo baciye ahantu rero bakenera serivisi zitandukanye. Ni ukuvuga rero ishoramari ndetse abikorera bagira uruhare runini mu iterambere ry'aho batuye. Ibikorwa ni byinshi muri iyi ntara yacu, ariko yenda duhereye Rusizi, akarere ka Rusizi twavuga ko ariko kabaye n'akambere mu gushyira hamwe abikorera kugira ngo bahurire ku gikorwa kimwe cyiza, ndavuga collective investment. Burya nibo babaye aba mbere mu kwishyira hamwe biyubakira isoko rya kijyambere rya Rusizi. Hari n'ibindi bakoze bijyanye no kubaka ibagiro ryiza rya kijyambere. Dutunganya inyama n'ibikomoka ku matungo. Ni ukuvuga kuri ubu turabaga inka, ihene n'ingurube. Twavuga ko hari kuri zero kuko abafatanyabikorwa bacu bari baturutse ahantu batazi ubuziranenge bw'inyama icyo ari cyo, ariko kuri uno munsi twavuga ko rimaze kugera ahantu hashimishije. Tumaze kuzamura urwego rw'inyama, ubuziranenge bw'inyama muri rusange, iziva hano no ku masoko bamaze kumva ubuziranenge icyo ari cyo. Ibagiro ryubatse kuri hegitari 3 n'igice, rifite nk'uko nabikubwiye, dufite ibagiro ry'inka, dufite kapasite yo kubaga inka 250 ku munsi, ihene 300 n'intama 300 ndetse n'ingurube 300. Dufite abakozi 94 bahembwa ku kwezi, noneho tukagira n'abantu 420 barya buri munsi ari uko baje hano kuri Rumiti. Aho ni Rusizi, ndetse bishyira hamwe bubakira umwe mu bari ingabo wamugariye ku rugamba. Ngewe ubuzima narimbayeho bwari bungoye pe, kuko mburanyijemo imyaka nyine 26. Ikintu kinshimishije cya mbere ni ukuba nanjye noneho nongeye kuva kuri ako karago ko kwirukankana, nanjye nkaba mbonye inzu yanjye yo kubamo mbifashijwemo abafatanyabikorwa barimo PSF. Nyakubahwa, sinamenya uburyo nabivuga kereka uwandeba ku mutima, ariko ku bw'amagambo ngewe ibyishimo mfite birenze ukwemera. Ariko ngewe nkaba nagarukaga ku buyobozi bw'igihugu cyacu buyobowe na Nyakubahwa Paul Kagame, nkongera ngashimira ubuyobozi bw'akarere. Nyamasheke twavuga ko nta nubwo ari bo ubwabo biteza imbere, ahubwo bibuka n'abaturage. Bushize twariyo n'ubundi dutaha inyubako yubatswe n'abikorera. Nari nsanzwe mbayeho mu nzu ishaje, yari yubatswe muri 1996, yari itangiye kugiva. Ngashimira mpereye ku buyobozi burangajwe imbere na Perezida wa Nyakubahwa Paul Kagame, by'umwihariko ngashimira abikorera babashije kunkura muri iyo nzu ishaje. Nyamasheke barishyira hamwe kugira ngo bazamure amasantere y'ubucuruzi. Santere nini ya Tyazo urabona ubu ngubu barishyira hamwe kugira ngo n'ubundi nayo bayizamure. Iyo uhaciye urabona ko hari inyubako nshya zihari, zindi hari shantiye, mbese igaragara ko ari umujyi nawe ushobora gutera imbere. I Karungi naho hari ibikorwa byinshi bitandukanye by'abikorera. Aha ngaha twaza kuvuga nk'isoko, bijura isoko ryiza, isoko rya Rubengera, kandi bakagira n'uruhare
mu kuremera abatujwe muri Modo Village. Yitaraga nyine kumbaho. Uyu munsi bicara kwizi mukuru w'igihugu nyine namushima kuko yakoze ibyiza tukabona amajyambere. Abikorera bakomeje kugaragaza imbaraga ndetse no gushira imbaraga mu bijyanye n'ubukerarugendo, aho ahegereye ikiyaga muri Boneza bahujuje amahoteli meza. Uhageze buri wese uhageze yifuza kuharara, urumva ko ari ibintu byiza. Tutibagiwe no guteza imbere igihingwa cy'ikawa. Rumwe mu bagabiwe n'urugaga inka, nashimishijwe n'abikorera ku giti cyabo, ineza, urukundo. Burya ni igihango nagiranye nabo, bampa inka, baragahora bakora kandi bakorera igihugu, kandi igihugu kizakomeze gitera imbere kubera abikorera ku giti cyabo. Akarere ka Rubavu gafite byinshi, kashoboye kuzuza isoko ryari rimaze igihe rituzuye, ryaranze kuzura, rimaze imyaka hafi 14. Bikorera ba Rubavu barabyujuje ku bufatanye n'akarere ka Rubavu. Urumva ko icyo ni igikorwa gikomeye. Hari abadamu n'abakobwa bari abacoracora. Abacoracora ni bamwe bacuruza ibintu bya magendu. Abo nabo bashoboye kwishyira hamwe, bubaka isoko ryabo ryiza hariya bita kuri Unama, n'ubundi koperative yabo yitwa Unamukore, nabo biyubakiye inyubako nziza iri hejuru ya miliyoni 400 y'amafaranga y'u Rwanda. Ibikorwa byo ni byinshi, bashoboye kwishyira hamwe bubakira bacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi 1994, amazu 15. Twajyaga turyama abana tugerekeranye, none ngaba ngiye mu nzu y'ibyumba 3 na salo. Ndashima Imana rero, ngashima na nyakubahwa perezida wanyitayeho akita ku muturage we utishoboye, akaba yampaye inzu nziza. Ndamushimba cyane pe. Ndashima nyine n'abatwubaka PSF yanyitayeho nayo ikubakira umuturage utishoboye, ikaba impaye inzu nziza, ikamuha kogera, ikamuha na wese na dushe. Ndayishima cyane. Ndavuga muri uyu mwaka ushize gusa batanga amatungo maremare, inka 64, batanga ivomo ku miryango itarayigiraga. Bakuruye umugezi, ubu ngubu uravomera hawe abaturage bagera ku 12,000 birenga. Twakoreshaga nk'iminota 40 kugenda no kugaruka iminota 40 twe kuvoma. Byari ibintu bigoranye cyane bitewe n'urugendo twakundaga gukora tukugenda, noneho ugasanga hari abantu benshi, bikaba ngombwa kutegereza, ugasanga utegereje nk'amasaha menshi, n'ibintu byari ugiye gukora byinshi bigapfiramo. Rero naho hari ibikorwa byinshi bigenda bikorwa n'abikorera, ariko turagaruka ku cyakozwe ubushize, aho bagize uruhare rukomeye mu kuremera abari ingabo za RPA zamugariye ku rugamba. Abo babonye inka 10. Nzajya mzaza ikibyaye nkigurishe nkikenuzeho nikenure, kandi nywe n'amata none n'ifumbire. Banze nshimire cyane urugaga rw'abikorera ku ntara y'Uburengerazuba, igitekerezo bagize cyiza cyo kuremera abamugariye ku rugamba babohora igihugu cyacu. Iki gikorwa mukoze uyu munsi ni igikorwa cy'indashyikirwa, kuzirikana abamugariye ku rugamba. Nyabihu urabona ko ari akarere nako gafite abikorera bagenda batera imbere bitewe n'ubuhinzi bw'ibirayi ndetse n'ubw'icyayi. Urabona ko hari amasantere agenda azamuka. Ahangaha navuga nka santere ya Kora, urabona ko ari santere ishyushye. Nabo rero bashoboye kwishyira hamwe ndetse bubakira imwe mu miryango itishoboye. Bampaye inka nziza
uburyo ari nziza, ubwoko bwayo ni bwiza. RSF yayimpaye nk'umwe mu bacitse ku icumu utari ubishoboye, ariko kugeza uyu munsi hari akamaro yatangiye kunyereka, cyane cyane nk'ifumbire. Nubwo ahantu turi mu gace dutuyemo habaye ikibazo cy'izuba ryinshi, ariko kugeza uyu munsi ubwatsi bukeya nshobora kubona ndabiha, nayo ikamfasha ku buryo nabona ifumbire. Mu gusoza turagira ngo nk'abikorera tubagaragarize ko n'ubundi twiteguye gufatanya n'ubuyobozi bwacu mu gukomeza guteza imbere ubukungu muri iyi ntara yacu, no kugira uruhare mu guteza imbere imibereho myiza y'abaturage.